abo bako umukobwa umwe yacitse akaguru akagone kagiye kacitse mutipe na yamuharuye byanga bikunda banza kwisonga gatuye imodoka kuko yamufungiye kuri cya giti byanga bikunda yakubiseho nk'agatuza ibintu bigaragara urabona ko ya deviate umuhanda. Ni imodoka ya Parado yaturukaga mu karere ka Kayonza yerekeza mu karere ka Rwamagana ikomeza mu mujyi wa Kigali, yaje kurenga umuhanda ijya mu cyerekezo kitari icyawo, ikubita umumotari wari utwaye umukobwa. Uyu mukobwa biza kumuviramo guhita acika amaguru. Bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru bavuga ko icyateye iyi mpanuka ari uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka, dore ko yataye icyerekezo cye agasanga umumotari mu gisate cye, niko kumusekura akamuhuza n'igiti. Ubwo twaganiraga n'aba baturage umva uburyo bagaruka ku cyateye impanuka. Ariko ibibaye nk'abantu dukurikirana iby'umuhanda kuko nkuturiye kuba iyi modoka yazamukaga ikabiguye ahangaha kandi ikabikoze impanuka ku muntu wamanukaga cyangwa se nimba yanazamukaga nawe sinzi uko byari bimeze, ariko ikigaragara cyo nuko iyi modoka iguye ahantu itari ikwiriye kugwa. Hakurya nimba se yadepansaga n'indi wenda bayanagize n'uburyo bwo nk'umushoferi aba afite ukuntu yaba yabigenje wenda akanahagarara kubera ko yabonaga agiye guca ku bandi ku buryo butagombaga kumera gutya. Nyuma aza kwisubira haragaruka. Umumotari ndetse n'umukobwa yacitse akaguru yagiye kwa muganga, acitse akaguru yaboreye. Iyi mpanuka umumotari yamanukaga aturuye umumotari aturukaga Rwamagana nabwo yarageze Kayonza. Iriya modoka nayo ubona yazamukaga zamutse imbere hari kwasiteri agiye kuyidepansa depanshije atarenga umuhanda agonga abamotari. Urabona ko yarenze umuhanda kuko abagongera ngaha mu byatsi yarenze umuhanda. Ndi kwibaza mvuga ngo ubu kabamotari bavuga wenda ngo bagenda nabi, ubu hano yari gukora iki? Urebye aho yaturutse akaza akamusanga hano. Yego, urebye uwo motari aha ngaha ntiwavuga ngo yagize uburangare, kuko uko byagenda kose urabona ko yamusanze yari yagerageje kumuhunga ko yamurebaga. Ariko speed y'imodoka n'iya moto biba bitandukanye. Iyo ubonye umuntu agusatira ugerageza we guhagarara ngo urebe ko yagira ute yakomeza aho yajyaga. Ubwo rero mu bigaragara imodoka yirukankaga cyane kandi yarataye umuhanda, nta kindi yari gukora. Iyi mpanuka ikimara kuba, umushoferi wari utwaye iyi modoka ngo yahise yihutira kwishyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo abaturage bataba bamuvutsa ubuzima, dore ko buri wese yatabaranye ako yari afite mu ntoki. Aya makuru ashimangirwa n'umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano ryo mu muhanda Traffic Police CP Emmanuel Kayege adutangariza byinshi kuri iyi mpanuka. Nibyo, ni imodoka, ni impanuka yabaye mu gihe cya saa 9 z'amanywa. Ni imodoka yavaga Kayonza yerekeza Rwamagana, imodoka ya Jeep Land Cruiser igonga rero ubwo ashaka gukora inyuranaho. Izi modoka nibwo yagonze, yahuye n'iriya moto irayigonga. Moto yari ihetse umugenzi, hakomeretse umumotari n'uwo yari atwaye. Bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bya Rwamagana. Icyateye impanuka iyo urebye ubona ko byatewe no gukora inyuranaho nabi ndetse no kutaringaniza umuvuduko, kugendera ku muvuduko byakozwe n'uwari utwaye iriya modoka. Ubwo twavaga yaba umumotari ndetse n'umugenzi yari atwaye bari berekejwe ku bitaro kugira ngo babe babasha kuramirwa, ariko umukobwa yari yangiritse bikomeye. Umumotari wabonaga ko Imana iri buze gukinga akaboko. Pierre Imana ishimwe, BTN TV, ku rugabano rw'akarere ka Rwamagana ndetse n'akarere ka Kayonza.